Bene data nshuti, uyu mwanya Imana yacu imwe twahisemo kandi tutibeshye, reka tuyishimire urukundo rwayo dukunda. Reka tuyishimire ko yitaye ku hazaza hacu, nubwo rimwe na rimwe tujya tugaragaza ibimenyetso byo kutita ku neza yayo, ariko igihe gikwiriye gisohoye, yo yakoze ibyo kunezeza imitima yacu, iduha umucunguzi. Kandi ndabifuriza kugira ibyiringiro muri we, kandi ibyo byiringiro nibyo tugiye gusigarana muri iyi si, kuko aho gukandagiza ikirenge handi haraducira amarenga ko hatari mu gushoboka, kereka udashaka kureba. Ariko nyamara Bibiliya ibivuga neza, ivuga ko aho ibibazo biri, aho ingorane zigwiriye, aho ibigeragezo byamaze kugaragara nk'aho byaduhitana, ubuntu bw'Imana niho nabwo buganza cyane. Reka rero two gucibwa intege n'ikirere gisharira. Abisiraheli mu rugendo bava mu Egiputa bahawe isezerano yuko ari inkweto zabo zitazacika, imyenda yabo itazasaza, nta cyukere, kandi bwari ubutayu bwotsa, nta mbeho ya nijoro. Imana yababeraga ihema, ikababera umucyo, ikababera urumuri, yababereye byose. Iyo ngiyo niyo Mana yawe, uko yari iri cya gihe, uyu munsi niko ikiri. Ariko natwe reka tugaragarize ijuru n'isi ko twahisemo Imana idukunda kandi ko tutibeshye. Cyokora imibabaro ibanziriza umunezero. Ese isi ko nawe ubyiyizimo urukundo uyikunda, uretse ko irimo igenda iduhinduka, ubundi wari ufite gahunda yo kuyivamo? Imana rero kuko igukunda, kuko Imana inkunda, icyashoboka cyose kugira ngo tutaburira ubugingo muri iyi si, irimo iragikora. Nubwo cyanyura mu bisa n'imibabaro, ariko kiba cyihishemo urukundo idukunda. Tugiye kongera tubumbure ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ku magambo nyuma yo gukiranuka kutemerwa n'Imana nk'uko twabibonye, nyuma y'irarika rya Mwuka Wera rigezwa umutima, umunyabyaha akisobanukirwa akireba nk'uko Imana imureba, nyuma yo kwizera gukiza, nyuma y'imbaraga y'umuzuko, ibyo byihishwa byakurikiranye, tugiye kujya mu kintu kivuga ngo umunezero muri Kristo. Umunezero muri Kristo. Mbega umunezero! Uwo munezero ndakwifuriza. Erega ntabwo turuhira ubusa, kandi igihe urimo wishimira icyo Imana yagukoreye, ikiri mu kugukorera, n'icyo yitegura kugukorera, ukomeze uwo munezero muri Kristo. Tugiye kongera dushima Imana. Data wa twese, Imana yacu, tugushimiye kuri Imana idahinduka. Twe turahinduka, ariko we uhorana imbabazi, kandi izo mbabazi ni agakiza kacu. Ngwino utubere umuyobozi, n'ubu umushyitsi mu mitima y'ubwoko bwawe, ahubwo uduteguriye kukwakira by'ukuri no kwishimira mu mwami wacu, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku magambo, kandi nzi neza ko uko agufashije niko wishimira kuyasangira n'abandi bana bawe, cyangwa se abandi bana b'Imana. Ntabwo aya magambo ari ubwiru, n'uyazigame, niko marayika yabwiye Yohana. Amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo n'uyazigame. None se ubutumwa bwiza nibwo turi bugire ubwiru? Oya, ubugize ubwiru bwaba butwikirirwa barimbuka. Ahubwo reka burabagirane mu mitima y'abana b'Imana, kandi two gutinza amaso ku bisa n'ingorane turimo. Oya, ibi ngibi birimo birekera ku musozo. Ahubwo dutinze amaso kudufatiye ikamba bivuga gutsinda. Ntabwo mu ijuru tuzatsinda, kuko nta ntambara tuzaharwana. Igihe cyo kurwana ni iki? Igihe cyo kubabanesha ni iki? Kubw'ikiganza cya Yesu kidufashe. Ubu Kristo rero ni iki?
mu by'ukuri abantu benshi ubukristo ntabwo ari ubushingiye kuri gahunda, nubwo gahunda ari nziza cyane, nta nubwo ubukristo ari ubunyamategeko. Wakumva nabi yagira ngo nigijeyo gahunda nziza cyangwa se amategeko, ntabwo bushingiye aho, ahubwo ni ubukristo nyine. Ariko si ubukristo ni iki? Ni imimerere y'umutima ihishwe muri Kristo. Ni imimerere y'umutima ihishwe muri Kristo. Niyo mpamvu nusoma neza Abagalatiya igice cya 2 umurongo wa 20, Pawulo yagenekereje kubyumvikanisha, ariko se abantu ngo bapfe kubyumva ati nabambanywe na Kristo, ati ndiho nyamara sinjye uriho. Umva iyo mvugo ya Pawulo, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ati ibyo nkora byose ndi mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'intama wankunze akanyitangira. Ubu Kristo si ubunyagahunda. Gahunda ni nziza n'abayuda barayigiraga. Wari uzi ko abayuda Yesu yakije umukecuru mu rusengero, umunyagahunda agahaguruka akavuga ati hariho iminsi 6 yo gukirizwamo, mujye muza mwese mukizwe atari ku isabato. Umva umunyagahunda. Ariko ubu Kristo si ubunyagahunda, si n'ubunyamategeko, ahubwo ni imimerere y'umutima ihishwe muri Kristo. Pawulo ati sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Rero dukwiriye kwereza Kristo wapfuye akazuka, umunezero muri Kristo. Iki nicyo Pawulo yavugaga ubwo yavugaga mu Baroma 5 umurongo wa 1 ati nuko rero twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Na amahoro ku Mana, ntabwo tuba twakagira amahoro y'umutima. Amahoro y'umutima ni irindi banga. Igihe abise bari bavuye mu Egiputa bari mu rugendo bajya i Kanani, tubaze twibuka yuko igihe bari mu butayu. Iyo usomye igice cya 40 cyo mu gitabo cyo Kuva, igice cya 40, ntabwo tubona yuko bari bakagira urusengero, ahubwo icyo bari bafite gihwanye n'aho bari ni ihema. Uwiteka abwira Mose ati, igice cya 40 umurongo wa 1 cyo mu gitabo cyo Kuva, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro, ushyiremo isanduku y'ibihamya uyikingirishe wa mwenda. Usomye icyo gice cyose barakubwira ibintu byagombaga gushyirwa mu buturo bwera, kuva mu rugo ahera n'ahera cyane. Kuva mu rugo ahera n'ahera cyane. Nyamara nusoma cya gice cya 40 witonze, udafite urusaku rw'ibibazo, uzasanga ko bahereye ahera cyane basohoka. Kubera iki? Wigeze ubitekerezaho? Mu bibwirizwa by'ababwiriza dufata umunyabyaha tumujyana kuri Kristo, kuko benshi mu babwiriza nabo imbabazi z'Imana zabavanye mu cyaha zibajyana muri Kristo. Yewe tunabwiriza ko abise bavuye mu Egiputa bajya i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Nyamara ubutumwa bwiza bugomba kubanza bukerekana umuntu wa mbere waremwe, aho yari ari, nuko yavuye mu biganza bya Ruremasa. Iyo niyo nego. Niyo mpamvu mu gice cya 40 bashyira ibintu mu buturo bwera bahereye ahera cyane basohoka. Umuntu ntabwo yavuye mu cyaha ajya mu butungane, ahubwo yavuye mu butungane ajya mu cyaha nshuti. Ibyo bimaze gusobanuka, none ujya wamenya icyo umunyabyaha yabuze, icyo yatakaje. Aho wumve neza, ntabwo ari amagambo y'umubwiriza, oya, ahubwo habubwo ibintu tubimaramo igihe tugasigara tutagishaka kubyumvira ku murongo wabyo. Ariko niko ubutumwa bwiza butubwira. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe.
iyo niyo yari intego y'Imana mu itangiriro. Uko umunyabyaha akwiriye Kristo, igitabo cyitwaga na Yesu ku ipaji ya 13. Mbese mbere umuntu akiremwa yari afite imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera, kandi ibyo yaragamije byareraga. Ngaho rero wumve, ushyiremo isanduku y'ibihamya, uyikingirisha wa mwenda. Ubwo ni mu butungane bw'ijuru, aho ubwiza bw'Imana. Ni imvugo ya Bibiliya. Data wa twese mu cyubahiro cye abera hose icyarimwe. Ariko guca bugufi kw'Imana kwemeye ko abise bagira ngo bari kumwe nayo mu isanduku. Ntabwo wibuka bamaze gucumura ko Abafilisitiya baje bakatwara isanduku y'Uwiteka? Kubera iki? Abise bari baraguye mu mutego wo kugira ngo Imana iba mu isanduku. Kuki mu Kuva igice cya 24:8 avuga ngo kandi bandemera ubuturo bwera nure hagati muri bo. Byari ibanga ryerekeza kuri Kristo ugomba kuyobora imitima y'abana b'Imana ari mu bugingo bwabo. Noneho Abisirayeli bahabwa igishushanyo mbonera. Ariko igishushanyo ni igishushanyo. Reka turenge rero igishushanyo tujye ku kuri k'ubutumwa bwiza. Umuntu wa mbere. Aho rero igihe umuntu yamaze gucumura, ubu Kristo bwahindutse ubunyagahunda, ubunyamihango n'ubunyamategeko. Aribwo Adamu atangiye kwinjira muri gahunda yo gutamba ibitambo no kugira ibyo yuzuza. None se reka nkubwire nshuti, ubu Kristo baye ubunyagahunda twatakara. Hari abantu bagira gahunda cyane. Ubu Kristo baye ubunyamategeko, Abayuda bagenda barayambaraga no ku myenda no ku bikonjo no ku byugariro. Ni imimerere y'umutima ihishwe muri Kristo. Hano rero bakatwereka yuko muri Yesu igice cya 21:43 kugeza 45, Abisirayeli bageze hakurya. Uko ni Uwiteka yahaye Abisirayeli igihugu cyose yasezeranije ba sekuruza babo, baragihindura baturayo. Uwiteka abaha ihumure impande zose nk'uko yasezeranije ba sekuruza babo. Nta muntu n'umwe wo mu babisha babo bose wabahagaraye imbere, ahubwo Uwiteka abagabiza ababisha babo bose. Nta jambo ryiza na rimwe mu Uwiteka yasezeranije ubwoko bw'Abise ryakutse, ahubwo byose byarasohoye. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Pawulo arabisobanura neza, Abagalatiya 3:24 ati ubu nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo ngo dutsindishijwe no kwizera. Ngo kandi kwizera kumaze kuza nitwaba tuyitwarwa no mushorera, ngo ahubwo twese duhinduka abana b'Imana kubw'uwo ubutumwa bwiza. Umushorera Pawulo yakoresheje mu gihe cy'Abaroma, abana b'incuke bajyaga ku ishuri. Ibintu ubu bibaho, bafite umukozi ubageza ku ishuri akamurindira aho umwana akarangiza kwiga, kuko ntabwo azi inzira, ntabwo ari bumenye urusisiro rw'iwabo. Umukozi yamugeza ku ishuri akarindira igihe arangiriza kwiga, akamucyura akamusubiza mu rugo. Niho yavanye ijambo ryitwa umushorera. Ariko imbere ya Pawulo, amategeko y'imihango yo mu buturo bwera nayo yari umushorera. Ariko se wa mwana yamaze kujya mu mashuri ya primaire, amashuri abanza, avuye mu mashuri y'incuke akajya muri segonderi, mbese akomeza kugira wa mushorera? Oya. None se aba yavuye mu ishuri? Hoya. Ahubwo hari inzira aba yatangiye kumenya, arimugeza ku ishuri nimugarura mu rugo. Ntabwo rero bisobanuye ngo gahunda n'amategeko turabyigizayo, ahubwo Yesu aradukuza tugasobanukirwa n'ikirenze ibyo aricyo yadukoreye. Abise bageze mu gihugu yasezeranye,
amaze kwirukana ababisha bose bari muri icyo gihugu. Ndavuga imirimo ya kamere mu bugingo bw'uwamaze kubona imbaraga y'umuzuko. Nta kindi biri tubwiye ngo nuko arabaruhura, bararuhuka, batura mu gihugu nta mubisha. Nta mubisha w'umuntu ubaho. Umubisha wacu ni kamere twambaye, umubisha wacu ni iyi si tugendaho reba ibyo dukoreye, umubisha wacu ni Satani. None uyu munsi abise bararuhutse, kandi biratubwiye ngo ijambo ryiza ryose Uwiteka yavuze ku bwoko bw'Imana byarasohoye, nta na rimwe ryabuze. Nimba Imana ivuze ngo ndabaha n'umutima mushya, uko ibisezeranye niko ibikora, irawutanga. None nshuti, reka twishimire ubwo buyobozi bw'Imana mu mitima yacu. Reka tunezezwe n'icyo yasezeranye kudukorera, kandi iragikora kuko yakivuze, nk'uko ibyo yavuze ku Bisiraheli nta jambo ryayo ryatakaye itarikoze. Umuntu rero wamaze kwakira ubuntu bw'Imana, imigani ya Kristo igitabo cya mbere paje 39 haravuga ngo igitubura cyiza nikivamo kwigomeka, kwiyemera no kwishyira imbere. Urukundo rukomoka mu ijuru nirwikunda kandi niruhindagurika, nirwihimbaza. Ufite ubuntu bw'Imana nakundira abandi ko bamusingiza, ahubwo bakunda ko Kristo yabatanzeho byinshi. Nubwo imigambi ye, amagambo ye cyangwa ibikorwa bye byakwakirwa nabi, ariyumanganya agahora yicisha bugufi, agahora yiringiye imbabazi n'urukundo rw'Imana gusa. Ntabwo abakirwanira ijambo, oya, ntabwo abakirwanira ijambo. Ashobora kugira icyo avuga, ashobora kugira inyunganizi atanga, ashobora no gusuzugurwa mu isi, ariko aba afite ijuru mu mutima we. Ubuntu bwa Kristo bumumaramo ubukana kandi bugahindura ijwi rye. Guhinduka kwe kugaragara mu magambo meza y'ikinyabupfura avuga akomeza bagenzi be. Imibereho yigira impumuro nziza. Iyo Kristo ari mu mutima agaragara mu maso h'abamukunda bakomeza amategeko ye. Ukuri kubagaragaramo nk'inyandiko, maze impumuro nziza mu ijuru ikamutahamo. Bahinduka abagwa neza nyabo, kandi bakagira urukundo rurenze urwa kimuntu n'urwo bakunda Kristo n'ijambo rye. Ubu ubuntu bw'Imana bugeze mu mutima bumuhindura icyaremwe gishya. Ubuntu bw'Imana rero hari ikintu budukora nk'uko inyandiko ibitubwiye. Imana ishaka kutugaramo ishusho yayo mu mitima yacu ngo tugire ingeso nk'izayo, nk'iz'umuntu yari afite ikimurema. Turema umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Mbese turaharana n'imbaraga zacu zose kugira ngo tugere ku rugero rw'abagabo n'abagore muri Kristo. Mbese duharanira kuzura dusiganirwa kugera ku rugero rwashyizwe imbere yacu, aribwo butungane bw'ingeso ze. Abantu b'Imana nibagera kuri urwo rugero, bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Buzuye umwuka bazaba buzuye muri Kristo, kandi marayika wandika mu bitabo byo mu ijuru azavuga ati birarangiye. Iri jambo ari waryumva mu mutima rya birarangiye. Imana irangije umurimo wayo wo kurema ubugingo bushya muri wowe. Ubusobanuro bwa 2 paje 1118 y'Icyongereza. Mwene data nshuti, hari ibintu bibiri by'inkomyi twagiye tureba bituma Imana idasohoza umugambi wayo muri twe. Icyambere dukwiye kucyumva neza, ni ibyaha twakoze n'ingaruka zabyo ko ari urupfu rw'iteka ryose. Cya kabiri, kamere yononekaye twavuka yiducumuza hato na hato, ikatuvutsa gusa n'Imana nubwo twahitamo gucika ku byaha twakoraga. Abaroma 8:7-8. None rero nshuti bavandimwe, Imana irashaka kugarura kamere yayo mu bana bayo, kandi irimo irabikora binyuze mu ijambo ryayo yaremesheje igikoresha binyuze mu mwuka wera. Yesu ati nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzireherezaho umuntu wese. Izi nkomyi ebyiri rero twagize, reka dushimire Imana ko yaturinganije no gukiranuka kwigaragaza mu buryo bubiri. Cyo kwa gukiranuka kw'Imana ni kumwe tugukesha urupfu rwa Yesu kukadukuraho ibyaha twakoze,
ndetse ukuri tukawukesha kuzuka kwe ngo twabibonye kukadukuraho gutwarwa no kuyoborwa na kamere y'icyaha twavukanye. Izo nkomyi ebyiri ntabwo zizaduherana kuko Yesu ntakiri mu gituro, ni muzima. Kuba ari muzima rero, ibyo nabyo ubwabyo dukwiye kubinezererwa. Ni umwami muzima, naho wamusanga mu isi ngo ujye kumureba y'umubone, ni muzima. Hano rero nimba bise bararuhutse nk'uko Uwiteka bivuze, Imana bagahabwa ihumure, Bibiliya tuvuga ngo impande zose. Iryo humure kuki tutarigira iryacu? Kuganira harimo icyiciro nkunda cyitwa kwishimira mu mwami. Kwishimira mu mwami. Mu gitabo cy'umugenzi umugabane wa mbere harimo icyiciro kivuga ngo imisozi y'igikundiro. Imisozi y'igikundiro. Abakira abagenzi bari bari kuri iyo misozi babaha ikaze, harimo uwitwaga Kamenyero na Mutagoheka. Nubwo bise bari babonye ihumura impande zombi zose, ntabwo bari kwiryamira kuko abanzi babo bari birukanywe, bari hirya ya Kanani, bahoraga barakajwe nuko bavanywe aho bitaga habo. Niyo mpamvu ubuntu bw'Imana bugera mu mutima, bugahinda umutima buhereye imbere, kugira ngo noneho bwirukane icyaha mu bugingo, twe tugashaka kwihana duhereye inyuma tuzi imbere, bikanga. Ariko ubutumwa bwiza Pawulo ati ntabwo bunkoza isoni, kuko ni imbaraga ihesha uwizera gukira, kandi Imana ibikora mu buryo butangaje. Iyo ugiye rero mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 7, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 7, niho usoma neza ijambo riri ku murongo wa 51. Igihe abise bari bageze mu gihugu cy'i Kanani, bya bintu byose byari mu ihema twabonye muri cya gice cya 40, byabitswe ahantu bitegereje igihe Salomo azubaka urusengero, bikavanwa mu ihema. Ihema bivuze ngo nibaragera aho bajya, baracyari mu rugendo cyo ko rufite intego, ruva mu Egiputa rujya i Kanani. Dufite intego, nimba tuyifite ni byiza, tugomba kuva mu cyaha tujya mu butungane bw'ijuru, twitegura kuva mu isi tutaha mu ijuru ry'Imana. Uko niko umurimo wose umwami Salomo yakoze. Umurongo wa 51, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 7. Mu nzu y'Uwiteka warangiye, maze Salomo acyura ibintu byose se Dawidi yashinganye by'ifeza n'izahabu n'ibindi bintu, abishyira mu bubiko bw'inzu y'Uwiteka. Tugeze mu bwiza bw'Imana, ntabwo twongera kwitwa ihema. Oya, ihema ni ukugenda, ni ukuzinga abantu bimuka. Ahubwo Imana tugeze mu bwiza bwayo duhinduka urusengero. Nicyo Pawulo avuga ati mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'Umwuka Wera uba muri mwe. Ntabwo tukiri ihema, ihema ni urugendo. Ahubwo reka duhinduke urusengero, maze ibyo Uwiteka yari yarahaye Mose ngo bishyirwe mu rusengero. Ese byari ibiki? Ashyiramo isanduku y'ibihamya, ayikingirisha wa mwenda, urwabya rwa manu, inkoni ya Aroni, kandi hajyamo igicaniro cy'imibavu, igitereko cy'amatabaza, ameza y'imitsima, igikarabiro, igicaniro cy'ibitambo mu rugo. Afata ibyo bintu byose ati dore tugeze aho tugomba kujya, noneho ntabwo tuzongera kugenda, ni ukurinda ibyagezweho. Abivana mu ihema abishyira mu rusengero. Salomo arabishyiraho. Amaze kubishyiramo, Salomo arangije umurimo agomba gukora. Habaye iki? Ibyanditswe byera birabivuga, ntabwo Imana yigeze ibihindura ibanga. Igitabo cya 2 cyo ku Ngoma igice cya 7 umurongo wa 1. Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo, icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Mbese icyubahiro cy'Uwiteka cyari cyuzura mu mutima wawe nanjye? Mbega amahirwe twaba dufite, mbega umunezero icyubahiro cy'Uwiteka kikaza mu mutima, tukishimira mu mwami, tukanezererwa umuremyi wacu, tutakikanga ibibi.
kuko nta rundi rugendo tugifite rwo kuva tujya aha, ahubwo ni ukurinda. Hahirwa uba maso akarinda imyenda ye. N'iryo jambo rivugwa, hahirwa uba maso. Ubu se hari abantu bagirwa inama ngo nimwe maso kandi batarora, ahubwo bagirwa inama yo kugura umuti wo gusiga ku maso. None se hari abantu wakwigisha ngo hahirwa amaso akarinda imyenda ye n'ubundi bambaye ubusa? Oya, abarinda ni abafite icyo bafite nshuti. Shaka icyo urinda, ubutungane bw'ijuru, kandi Imana yabutanze, ntabwo yabugize ibanga. Igihe Dawidi yari amaze kubona icyo Imana ikoreye umutima we bitakiri ibanga, Zaburi ya 32, iri jambo ririmo imigabane ibiri, ngira ngo wumvire ku murongo wawo. Irya mbere, umurongo wa mbere, hahirwa abari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Niwe wivugaga, ntabwo ari ngombwa ngo avuge abandi, kandi nawe ari mu bahirwa bababariwe. Ariko se nyuma yo kubabarirwa bigenda gute? Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho gukiranirwa, umutima we nubemo uburiganya. Uwo ni umugabane wa kabiri wa wundi twagiye twiga. Niyo mpamvu Yesu yasobanuye amagambo akomeye muri Matayo 11, umurongo wa 28, twizo wa 28 wa 29, ndawuzigama. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba bagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi woroheje umutima, namwe muzabona uruhukiro mu mitima yanyu. Uyu murongo nsoreje wa 29, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nyamara Dawidi ati hahirwa abari ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Burya aravuga kimwe na Pawulo ati ni ukuri ko twatsindishwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Uwo ni umunezero w'abababariwe. Nyamara umunezero w'abababariwe batarahabwa ihumure ry'umutima. Bafite umunezero ntibagicirwaho iteka, nk'uko Pawulo yabivuze mu Roma 8 umurongo wa 1. Abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Nicyo yavuze yandikira Abakorino, atabari muri Kristo Yesu bose baba ari icyarimwe gishya. Kubera iki? Kuko ibya mbere biba bishize. Umunezero muri Kristo. Uyu munezero ni wa wundi abigishwa bagize bamaze kuganira na Yesu mu nzira y'Imawusi. Baravuze ngo uribuka ukuntu imitima yacu yari ikeye akitubwira ya amagambo y'Imana akesha umutima. Aya magambo niyo yateye inkone kubwira Filipo ngo nizeye Kristo ko ari umwana w'Imana. Atera umutima kwizera. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Nimusoma igice cya 12 cy'ibyakozwe n'umwa. Petero yarafunzwe mu kagereza gatoya, afungirwamo n'iminyururu, bamuzirika ku basirikare ngo ntanyeganyega bumve, kandi abasirikare babashyira mu byiciro birenga kimwe, araryama arasinzira. Nguwo umunezero Yesu avuga ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Ayahe? Ntabwo ari amahoro yo kurya no kunywa, ntabwo ari amahoro yo kuva mu bukode ngo ujye mu yawe, ntabwo ari amahoro yo kwishyura bawe ukaba umaze kugira umutekano, ntabwo ari amahoro y'uko ibintu byagenze neza. Oya, ni amahoro umuntu agira ari mu bibazo. Aya Yesu yari afite ari hehe? Yesaya yabivuze neza muri Yesaya 53. Yari umunyamibabaro wamenyereye inimba, kugeza ubwo abantu bamutekereza ngo akubiswe n'Imana, ariko umutima we wari wuzuye amahoro. Ayo mahoro ati namwe ndayabahaye rero. Cyokora mu isi muhorana umubabaro, atariko nimuhumure nanesheje isi. Reka mbabwire ngo iby'agakiza birasobanutse. Hahirwa ubigira ibye, hahirwa ubyizera akabyakira mu mutima. Kubaho ushidikanya Imana birababaje. Ninde mubyeyi wakora byose abikora umwana, ariko umwana akagaragaza ikimenyetso cyo kuba indashima? Mbese uwo mubyeyi yanezerwa? Oya. Imbuto yo gukiranuka ni amahoro, kandi biva mu gukiranuka ni ihumure n'umunezero bidashidikanywa iteka nshuti. Abise bahabwa ihumure impande zose. Ntabwo ari uko batandukanye n'intambara, oya, ariko uzi kurwana izo mu mutima ukarwana n'iz'inyuma. Uyu rero we
ntabwo akirwana n'iz'umutima, ararwana n'izituruka inyuma, kuko umutima we weguriwe amahame ejuru. Twabonye ko Salomo amaze gusenga icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura iyo nzu. Nusoma byashuwe igice cya 12:7 tubabona ko Satani yarwanye mu ijoro ariko bisoza aneshejwe. Kandi Yohana tubwira neza ngo icyazanye Yesu ni ukumaraho imirimo ya Satani. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:8. Icyazanye Yesu ni ukumaraho imirimo ya Satani. Hehe? Mu mutima. Kugira ngo bigende gute? Umutima ugira ihumure impande zose. Maze umunezero rero abazaba bawufite nibo Pawulo avuga ngo mbese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu? Ni ibyago, ni amakuba, ni inzara, ni ukurenganywa, ni ibibazo? Atereka da, ahubwo turushishwaho kwizera no gukunda uwadukunze akatwitangira. Kandi ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ibihe? Ukagira ngo ni ibyiza gusa? Oya, n'ibindi byose. Ibiki? Hari ibyo yavuze, ni amakuba hejuru, ni ukurenganywa n'ingorane n'inzara n'uburwayi. Izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ariko ninde wadutandukanya n'urukundo rw'Imana muri Kristo? Reka da, dufite amahoro ku Mana. Iki nicyo twita kwishimira mu Mwami iminsi yose. Uyu ni umunezero. Ntabwo Imana inezezwa n'abo yababariye ngo bahorane umutima w'amaganya. Abo nabo barimo baragayisha Imana. Abantu umwanditsi yatubwiye ngo ab'igitubura cyageze mu mutima bacya mu maso baranezerwa. Uwo munezero kandi ni igitubura cy'ukuri kw'ijambo ry'Imana gitunganya ibikocamye. Umunyabugugu agahinduka umunyabuntu, gihumanura ibihumanye. Uwari ufite kamere mbi akagira kamere ivuye ku Mana. Kuva umuntu atangira kubaha Imana mu ngeso ze. Iyo uko guhinduka kwabayeho, ntabwo umuntu aba agicirwaho iteka, ahubwo kwa kwishima, wa munezero. Reka babwire, uzasoma igice cya 3 cy'ibyakozwe n'umwana n'icya 4, uzareba ukuntu iki byakozwe no mu gice cya 3 n'icya 4, urebe ukuntu abigishwa bakubiswe ngo bakije umuntu ku rusengero, baranabafunga, baragira bagwa ati mutazongera kuvuga iby'iryo jambo, ngo nuko bavamo ngo basohoka baseka banezerewe. Ibyo wabishobora? Wabyumva ute? Wabyumva ute? Uzi ko mu bintu byatudinjije gukura mu by'umwuka, mbisubiremo, ni uguhora mu ntambara, ni uguhora mu dutambara duto duto. Utuntu duto duto duhoramo tw'utugeragezo dutoya, abantu batarakubita n'ibindi bikomeye ngo bumuke mu bwonko, bakamuke mu mutwe. Utuntu kubona umuntu ashobora kumara icyumweru atavuga, yasuje umutima ngo hari umuntu wamuvuze. Urumva utwo tuntu abantu tutudindiza. Ariko hano watubwiye ngo acya mu maso, ngo nubwo amagambo ye, ibitekerezo bye byakwakirwa nabi, ngo ariyumanganya agahora, ngo agasigara yiringira Uwiteka gusa. Reka rero dushima Imana ko icyo yadukoreye gifite inkomoko ku rukundo dukunda. Kandi ijambo Yesu yabwiye Mariya yafatiwe mu cyaha ati uhereye none genda, ntuzongere gukora icyaha. Reka duhinduke urusengero rw'Imana, turenga ihema, maze ibyari mu rusengero byose, reba umutima wawe nihazamo itabaza rimurikira hacuza umwijima, rigakesha ijoro, rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yacu. Reka ubwo buntu bw'Imana, Imana itangira ubuntu, ibugeze mu mutima wawe nanjye, kandi iby'agakiza tubigundire. Niyo mpamvu ibyesho bitubwira ngo komeza icyo ufite, kubera ko imbaraga zose z'isi, kamere na Satani, birimo birarwanira kugira ngo bituvutse amahirwe y'icyo Kristo yaduhaye. Kandi kucyakwa biragoye. Abise nubwo bari babonye urusengero bageze mu gihugu cy'isezerano, bagomba kurinda ibyo bagezeho, babirangaraho. Nebukadinezari agaturuka mu Bukaludaya akaza akabitwara. Uramenye rero, hahirwa amaso akarinda imyenda ye. Kutayirinda ni ikibazo gikomereye abantu cyane, ariko iyo aduhamagaye niyo kwizerwa, no kubikora izabikora kuko yarabisezeranye.
yarabisezeranye. Nusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana kuhere ku gice cya 15 wenda ukava ku murongo wa 4, ati mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwayo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ngaho rero Yesu ati ninge muzabibu kuri, namwe muri amashami. Ubugingo bwacu bugomba guhishanwa na Kristo mu Mana. Ubu Kristo ni iki? Ni imimerere y'umutima ihishwe muri Kristo. Ntabwo ari ubunyagahunda, nubwo gahunda ari nziza. Oya, reka twereze Kristo kuko niwe byiringiro byacu, itangiro n'iherezo. Ninde wundi wari kujya kumusaraba akemera kumanikwa hagati y'ijuru n'isi akambara ubusa ku bwacu, ku bwawe nanjye? Uwabikoze yabikoze kuko adukunda. Reka natwe rero tumwihe rwose. Amva ijuru duhwanye na Kristo, ahacu habure Kristo yigarura intekerezo zacu, maze duhumeke umwuka wo mu ijuru. Ibya Kristo bidutwara ingamira, tuba ari byo turangamira, tuba ari byo dutegaho amakiriro. Ibyo byonyine nibyo mbifurije, nanjye mbyifurije, ngo Data wa twese abiduhorera ubuntu mu izina rya Yesu. Amina. Dushime Imana. Urakoze Mana kuko wadukunze urukundo ruhoraho. Reka urwo rukundo rukomeze ruzamure imitima yacu, ruyigeze ku butungane bw'ijuru tufitiye, kandi imitima ikomeza gushimikirira ijambo uyihe kuba ifite ibyiringiro bidashidikanywa mu izina rya Yesu. Amen.